Ngiye kubasubiza inshuti bakunze mudukurikira kuri YouTube channel Shima Info niwe mwana bane nawe. Nk'uko bisanzwe uri kumwe n'Uwitonze Françoise. Uyu munsi wa none tugiye kuganira hamwe ku gihingwa cyitwa tangawizi. Tangawizi ni igihingwa kimaze imyaka 500 kuri isi yacu. Kikaba cyaragaragaye bwa mbere muri Aziya y'Amajyepfo no mu Bushinwa ndetse no mu Buhinde aho bagikoreshaga nk'ikirungo cyo guhumuza icyayi. Kuri ubu ikigo cy'Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti Food and Drugs Administration FDA cyashyize tangawizi mu biribwa bidafite ikibazo ku buzima, kikaba kiyikoresha mu gukora imiti itandukanye cyane cyane ivura indwara zo mu muhogo. Kugeza ubu tangawizi yakwiriye ahantu henshi, ushobora no kuba wayisanga mu ngo zacu kuko tuyifashisha mu kwivura indwara zimwe na zimwe. Abenshi iyo bumvise tangawizi bumva ikirungo cyo mu cyayi ndetse bakayifata nk'ikirungo gusa. Iyo bavuze ikirungo bumva indyoshya ndyo. Abenshi bafata tangawizi iyo guhumuza icyayi no gutuma kiryoha, ariko umumaro wa tangawizi ku buzima bw'umuntu ni mwinshi cyane, ntabwo twabivuga ngo birangire vuba. Icyakora tujya kuganira mu ncamake y'ibyo nabashije kumenya kuri tangawizi, ikimera cy'igitangaza Uwiteka yatwihereye kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Turebere hamwe umumaro wa tangawizi ku buzima bwacu bwa buri munsi nk'uko bigaragara kuri healthline.com. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko iki kirungo gishobora gufasha imyanya y'ubuhumekero no mu kwirinda indwara zishobora gufata iyi myanya. Tangawizi yongerera umubiri ingufu. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresha tangawizi yo no gucika intege bya hato na hato, kuko iyi tangawizi ifite ubushobozi bwo kukongerera ingufu. Tangawizi ni isoko y'ubushyuhe mu mubiri ku bayikoresha. Hari abantu bahora bakonje n'izuba ryaba riva ukabona barifubitse. Byaba byiza mugiye mukoresha tangawizi, yabafasha kugira ubushyuhe mu mubiri. Muri tangawizi dusangamo vitamine C n'intungamubiri z'ingenzi zigira uruhare mu gusana ingirangingo fatizo. Ibyo bituma tangawizi ifasha umuntu kwirinda umunaniro ukabije, kurinda amara kwangirika n'ibindi. Tangawizi ifasha abafite ikibazo cyo kuminwa no kunuka mu kanwa. Kunuka mu kanwa nicyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ujya usanga abantu bafite icyo kibazo birinda kuvuga begeranye n'abandi bantu kuko bashobora kubateza ibibazo. Rero mwabona uyu muti mujye mukoresha tangawizi, izabarinda guhorana icyo kibazo. Tangawizi ifasha amaraso gutembera neza kandi ifite ubushobozi bwo kurinda indwara z'umutima. Indwara z'umutima muri iyi minsi ya none zugarije isi. Mu buryo bwo kuzirinda rero nyabuneka mukoresha tangawizi. Tangawizi yifashishwa mu kuvura inkorora n'ibicurane namwe mu burwayi bwo mu muhogo. Tangawizi ivura imyuka y'umurengera mu mara no mu gifu. Iyo habaye kurya ibiryo byinshi cyangwa se ibiryo igifu cyawe kitamenyereye, hari ubwo habaho imyuka myinshi yuzura mu gifu ugasanga ubuze amahoro. Byaba byiza unyoye umutobe wa tangawizi kugira ngo iyo myuka igabanuke mu gifu kuko irabangama cyane. Tangawizi igabanya kuribwa mu ngingo. Hari abantu baribwa ukumva uri kubabara umubiri wose, byaba byiza nawe ukoresheje tangawizi. Tangawizi ifasha mu kuba ibisebe byakira vuba. Kugira ngo urware igisebe gihite gikira vuba, nyabuneka mukoreshe tangawizi. Tangawizi nanone ifasha mu gukira umutwe. Ivura kuruka cyangwa se isesemi. Tangawizi ifasha mu gutakaza ibiro. Yongera ubushake bwo kurya no kunywa. Hari abantu benshi babura apeti ugasanga ibintu byo kurya no kunywa byarabananiye. Mukoreshe tangawizi kugira ngo mugire ubushake bwo kurya no kunywa. Tangawizi igabanya ububabare bubaho mu gihe cy'imihango ku bagore no ku bakobwa. Hari abantu bajya mu mihango bakarwara bakaremba. Byaba byiza mugiye mukoresha tangawizi
byabarinda uku kurwara mu gihe cy'imihango. Tangawizi ikoreshwa mu binyobwa bitandukanye nka za byeri ndetse na za divayi. Tangawizi kandi ikoreshwa mu gikoni n'ikirungo, bakayishyira mu isosi ndetse no mu muceri. Ishobora nanone gukoreshwa mu guhumuza ibinyobwa nko mu cyayi, muri za fanta, ibinyobwa byitwa smoothies bikoreshwa mu ruvangitirane rw'imbuto, bakabisya bakabinywa bifashe nk'igikoma. Tangawizi ishyirwa mu migati ndetse no mu mitsima ya kizungu yitwa keke. Tangawizi yifashishwa mu bibazo by'igogora, kuko iyo umuntu amaze kurya hari ubwo isukari nyinshi iri mu byo yariye ituma igogora rigorana. Tangawizi rero ifasha mu kuringaniza isukari mu gifu, kikoroherwa no gusya n'akazi ko gusya ibyo kurya, bityo umubiri ukabasha gufatamo intungamubiri ukeneye. Tangawizi ikiza impiswi. Tangawizi ifasha uruhu rw'umuntu guhorana ubuzima bwiza. Cyane cyane abagore n'abakobwa mwihatire gukoresha tangawizi, kuko ni twebwe abantu ba mbere bakunda kubona uruhu rwacu rusa neza. Tumaze kubona umumaro utandukanye tangawizi ifitiye umubiri wacu, reka turebe uburyo dushobora kuyikoresha. Tangawizi ishobora kuribwa ari mbisi cyangwa se yumishije, umuntu agakoresha ifu yayo. Iyo uhisemo kuyikoresha ari mbisi, ushobora gukoresha umutobe wayo cyangwa se ugahekenya akajumba. Umuntu yakwikorera umutobe wa tangawizi, ugafata uduce duto duto twa tangawizi, ushobora kuba wayirabye, warangiza utwo duce ukaduteka mu mazi akabira, uwo mutobe ukavura inkorora no kubabara mu muhogo. Iyo ufite isesemi, ushobora gufata garamu imwe kugeza kuri garamu imwe n'igice bya tangawizi. Iyo tangawizi ushobora guhekenya akajumba cyangwa se ukaba wanywa umutobe wayo, ibyo byakurinda isesemi ya hato na hato. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2009 bugaragaza ko muri garama 250 za tangawizi zishobora gufasha abagore cyangwa abakobwa baribwa mu mihango, nk'uko bafashwa na miligrama 400 za NSAID. NSAID means non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ni imiti yifashishwa mu kugabanya ububabare. 250 za tangawizi zinganya ubushobozi na miligrama 400 za NSAID. Izo NSAID harimo dusangamo ibuprofen na paracetamol n'izindi. Icyitonderwa: tangawizi ifitiye akamaro kenshi imibiri yacu. Hari abantu imibiri yacu, nyamara nubwo ifitiye akamaro kenshi imibiri yacu, hari abantu batemerewe kuyikoresha. Aba mbere ni abagore batwite. Abagore batwite uretse mu gitondo bivuje indwara za mu gitondo, nabwo bagakoresha gato cyane, kuko akoresheje nyinshi atwite, kuko iyo n'ibitera imbaraga karemano bishobora gutuma umugore agira ibise mbere y'igihe. Ibi nibyo bishobora gutuma umwana avuka mbere y'igihe. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2009 bugaragaza ko muri garama 250 za tangawizi zishobora gufasha abagore cyangwa abakobwa baribwa mu gihe cy'imihango, nk'uko bafashwa muri garama 400 za NSAID. NSAID non-steroid anti-inflammatory drugs ni imiti yifashishwa mu kugabanya ububabare. Tukaba dusangamo ibuprofen, paracetamol n'izindi. Murakoze cyane kubana natwe. Uramutse unyuzwe n'iki kiganiro, wakanda like ndetse ukagisangiza n'abandi, ukanda share.
mushobora no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere.